Katia Kamari na Adnas wo mu gihugu cya Amerika. Uyu akina muri basket APR BBC ya hano mu Rwanda. Basezeranye imbere y'Imana kuri uyu munsi wa kane itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Muzi yuko na mukuru we yasezeranye mu kwa karindwi itariki 8 2024. Sorry, murumuna we witwa Miss Nishimwe Naomi. Rero nawe uyu munsi akaba yakoze ubukwe n'umugabo mwiza cyane muri kubona kuri ekara yanyu. Nasizemo step 3 amafoto bakiri fiancé ndetse n'amafoto basezeranye ndetse n'amafoto basabye no guko. Bari bambaye neza cyane, imyambaro myiza cyane muri kubona kuri ekara yanyu. Niwe tuje kubabwiraho uyu munsi yagize ikirori cyiza cyane, nanjye nari mibereye, ariko ntabwo nabashije kuba nafata akavideo kuko hari ikintu bita abantu kugira ngo uzafate video umva byari stress, ariko nanjye ndavuze ati okay, muri utu dufoto nafashe reka mbanze nze nubwira abakunzi bacu. Rero mbahaye ikaze, icyo gukora ni ukanda hasi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri channel yanyu ya Dorize Creativity yanyu, ngomba kuyibaha kuko murayikwiye. Rero mbahaye ikaze muri kiganiro ngiye kubatana ko Joyce yose nanjye kuko niyankujije. Nshima Imana yuko mwese munkurikira uko bwije nuko bukeye. Nshima Imana yuko mwese munkurikira 5/5. Mbahaye ikaze rero, mwiriwe neza abanyarwandakazi, barundi kazi, abantu bose mu mpande zose z'isi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mwiriwe neza. Ngiye rero ubu narindi mu bukwe ninyabije aha, ndavuga ngo reka mbanze abakunzi banjye mbahe akavideo keza cyane bababwira uburyo ubukwe bwagenze neza. Hari ikintu cyitwa ibiryo, hari ikintu cyitwa kunywa, nta muntu wicishwe n'inzara cyangwa ngo agire inyota wabi. Byari ibintu byiza, amana bibereye ijisho. Ubundi ubukwe bw'abakire ni uko buba bumeze. Ubukwe bw'abakire nta ndambi bihari, ariko hari ujya mu bukwe ugasanga harimo indambi. Ariko mana bwari ubukwe bwiza cyane, nari mpibereye, nari ndimo ndeba step by step, nza kuza kubabwira abakunzi banyu ukuntu byari bimeze. Rero muramuzi bakundanye bamara igihe kirekire bakundana aba bantu, Kamari Katia ndetse na Adonis. Ubundi ukuntu bamenyanye, Adonis yari single, Katia Kamari we afite boyfriend we. Noneho kubera Katia Kamari afite inshuti nyinshi, Adonis yagiye kuzishura ahasanga Katia Kamari. Noneho Katia Kamari aramubona aramubwira ati wow, mbega umusore mwiza, afite discipline, afite ikinyabupfura. Ubwo ngubwo naho ngaho urukundo rwabo rwahereye, ariko baravuga ngo nta mukobwa wakwibwira umuhungu yuko amukunda, bibaho cyane. Urugero turarabwira kuri urunguru kwa Katia Kamari. Katia Kamari niwe yibwiriye Adonis yuko amukunda. Adonis nawe arabyumva ntiyazuyaza, aravuga ati wow, kuba nkunda nanjye ndagukunda, dore ko nari maze igihe ndi na single. N'ubwa mbere nari numvise ijwi ndagukunda mu matwi yanjye kuko nari maze igihe kirekire ntakundana, ariko Adonis avuga nari maze igihe kirekire ntakundana, ariko kumbwe yuko ngukunda nanjye ntago nazuyaza, nanjye ndagukunda. Ariko Adonis we ntabwo byahise bimuzamo ako kanya nk'uko Katia Kamari we yari afite urukundo rwinshi cyane, yabanje nyine kubijyana gakeya. Ariko Katia Kamari urukundo we arufite, avuga ati wow, uyu muhungu ndamukunda cyane, ntabwo nakwanga kutamukunda. Ngaye nguko ubukwe ukuntu byatangiye kugeza bamaranye imyaka myinshi cyane. Ariko Katia Kamari akaba yaragiye yakira SMS nyinshi cyane zimuca intege ku rukundo rwa Adonis, bitewe ngo na tatuwaje afite. Adonis afite tatuwaje kandi umva yambara n'amaherena, kandi muri kubibona yuko no mu bukwe yambaye iherena. Abantu rero benshi cyane bari baje ati uzamujyana iwanyu bamwemere, ariko Katia Kamari yacika intege ku mukunzi, aragumeza arakunda. Ibintu biza kwikora, batweretse ibirori byiza cyane, ibirori by'agatangaza, ababyeyi bishimye, inshuti muri rusange zishimye cyane bitewe n'ibirori byabaye. Noneho Miss Nishimwe Naomi, abavandimwe bose bari bishimye kuko nta muntu utakwishimira ibirori by'umuvandimwe ndetse n'inshuti muri rusange. Byari ibirori byiza cyane, kandi hari n'abasitari bagiye batandukanye abakinana nawe, inshuti ziwe zose zitandukanye. Byari ibirori byiza kandi ibirori by'agatangaza mwa bantu. Namwe rero mbifurije kugira ngo muzakore ibirori byiza, muzereke ibirori byiza ababyeyi banyu, dore natwe byose nibyo tuba twifuza, kwereka ikirori umubyeyi wawe akishima, biba ari byiza cyane. Rero turabifuza kugira ngo bijye bigenda neza. Ngaye nguko ukuntu byari bimeze, twari utunota dukeya nari nje kubaganirizaho mbabwira uburyo byari bimeze, mbabwira situation zose ukuntu zari bimeze. Byari byiza cyane kandi byari ibirori bihesheje Imana icyubahiro. Mureke muri aha ngaha ndamubwira ngo ndabakunda
ndabakunda cyane, umugisha w'Imana ujye ubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Njye abantu bose nkunda, abantu bose nifuriza ibyiza, mpora mbabwira yuko ari beza cyane kandi mufite ubwenge buzima. Rero reka mirire aha, Uwiteka abane namwe uyu munsi, kandi abantu bose bagize ibirori turabifuza kugira ngo Imana izabubakire mu ngo zabo, bazabyare hungu n'akobwa kuko nicyo tuba tubasabira. Bizu.